yigeze abikoraho. Uzurifuza iki? Ushaka amafaranga? Noze rimbwiye ko nawe mfite misubiyemo kangahe? Bertrand ntabwo abura amafaranga wowe. Ubura amafaranga ahubwo mpereza. Umva rero. Uyu munsi ngiye kongera ibindi bintu maganaye. Ariko nindamuka mbonye ukomeza kuzana iby'ubujiji. Rugira ngo nanjye giranye ngo ni manager. Iyo manager ntazaga n'iterabwoba. Amafaranga y'imbwa hari iwanyu hano mukora. Ngiwe yahembwe ukwezi nayo buri munsi. Ntamone iwatetera ngo ngo ndamwirukanye. We narasinyira ibingibi. Wagiye ngo giye Bertrand agafu kw'imvugo ari imwe. Ntabwo atso n'urwego rumwe. Nasoburubi sini muri urwego rumwe nawe. Urumva? Ngiye cyo bonanga ibintu by'ubujiji. Kandi nagukunda ko mbonye n'injiji. Oya nago ntabinjije. We ko njye muri ibibazo byanjye urebe ko mbinjije. Ariko nawe uyu munsi ugomba kunyokipa iramiga guma yindi mukwana wese maze kuyihaga. Kandi narakuzaniye ugomba kugufasha ibibazo bya. Numva nshaka guhinda ariko nasanze. Nanjye rero uyu munsi ndi busy. Nanjye reka mpindure. Je yangane. Abiza abakire tuba abakire. Oya Bertrand niho wabiteye nagufashe neza bishoboka. Urangijwe gushaka ngo guhindura. Nyine warahindura naramukuzanye ubu nanjye uyu munsi mfite uwo ngomba guhindura. Ese ubundi mpinduye nagwa bikeneye byose sinigi indyo imwe. Ntawe ukamfasha ngo ndi umwana wawe gateja icyo ni cyekewe. Nta kibazo. Rero amaze igihe kinini naguhamagara telefone yawe idacamo. Telefone amaze iminsi barayenyibye. Ntabwo ndagura indi. Ikiriho rero nta kindi. Arashaka ko ibihumbi 500 nkamushyira. Ubuse ko kumugabo wanjye ibyiwe ntawo ndabimenya pe. Amafaranga ahoranyaka buri munsi nzabiva. Ngaho ngira inama mushyikiye. Se koko. Rero reka nkubwire. Iga nahana amafaranga yaburira. Uziko no mwitsinda ushobora kujyayo bakakuguriza ariko ikibazo kigakemuka. Koresha uko ushoboye. Yaba muri kosebe, yaba mwitsinda, yaba naho muri hepfo yo mu rugo iwanyu. Urebe ukuntu wiyeranja kuko ubutumwa yamaye yaraguhamagaye kenshi yagize gute ubutumwa yamaye nta bundi. Nukugira ngo ubashe kuba wakiyangana ukabona ayo mafaranga kuko arakeneye cyane. Ikibazo mfite rero ntago numva mwizeye pe, ntago numva mwizeye. Ese nkaho nkubwiye iyi basi mbwira oya muziranye we uzi nahari nyabura bisiko tutayirukana. Ngambwira ibi narimo kubizabyara inyungu cyawe. Ni impamo pe. Ndabizi neza Bertrand ikintu arimo ni inyungu zacu n'umuryango wawe. Kambwira rero wa mugabo irakenkayo yanjye nari mfite nakora amafaranga. Buri gihe arambwira ashaka amafaranga hejo bundi batanya telefone. Nari nakuyeho amafaranga 300 yari yashakaga ndayamuhereza. Reba ndimo amadeni amatsinda yose. Urumva banke naragujije. Uduhere twanjye nari mfite naragurishije. Uretse Isambo yonyine nsigaranye. Irakenkayo nta kintu gisigayemo pe. Ahantu hose naragujije. Ariko rero kamubwira akantu keza. Nukuri ibi narimo birimo inyungu. Okay, ndaza kubyigaho amafaranga. Urakoze cyane. Nibaza ko ejo uzabamaje no gushyiraho telefone mubashe no kuvugana. Ndagerageza. Ngo nzagaruka rwose ibintu byose babishyize ku murongo. Urakoze cyane.
Bertrand aho ngaho ubwo rero wari uducitse ndakubwira ngo ujye kwishyura iby'abandi wakoresheje n'amashambure y'abandi erega uritonze yitwikiriye ijoro Baba ndakwiyamye ndagusabye utambyukisa kamera nkumira bunguri amafaranga n'abaheje undi urayazi urumva uzana indayo urazinteza zinjya amafaranga none ndajya kurotira ukaza mu buginga hanyuma mujya kubona na se nibwo rutorotse ukuntu usohotsemo hasi nakurebaga ubwo wari uzi ko uducitse nakubonye ubu kuba ngiye kuzana amafaranga ngo mbikuza kuri banki nze mbishyure namba unyirukanga inyuma nk'uwirukanga inyuma y'ingegera narakubwiye kwiyemera kwawe n'ubundi ese banki zibanyuze ifunga asanga hema ubu se amasaha nisange ngo ugiye kuri banki ugura umuhisi n'umugenzi ngaho ujase mufate none ugeze no kubura yo wishyura shambure wararagamo ziba wagicucuwe izo ndaya zamaze ayo mafaranga siwe wazizanye ariko nkubwire ari wowe ari manager yakugize ikigoryi ari zira ndaya mukorana n'izira utoragurunzanira zijya amafaranga nk'imbeba zikegeta imikeka mwese mbafitiye igisubizo sinumva ko nzasuzugwa kugeza ku rwego rw'uko nsohoka njye uzana amafaranga kubishyura wanjye ukazana ibyo bintu by'ubuginga urumva ndakubwiye rero ngo noneho nterurire gukurira agahukunyu nta mafaranga mfite yo kongera guhonga indaya mucyanga mu mifuka yanyu toka pari genda gasiya Bertrand avagenda dore uko agenda Mutoni Yesa ngwino nkwereke icyo ufashe ibi ni ibiki ariko fandi kino kirego ndakeka ko twacyakiriye cyakurikiranwe na fandi rugamba okay nta kibazo uribuka abagabo twigeze guhereza telefone zikonexe kuri mashine yacu ndabibuka kuko bari abagabo kuva babahereza telefone Yes, Bertrand. Fisto, salam. Salama Bertrand. Bimeze bite wangu? Ahubwo wowe bimeze bite ko Cha isawa sani ruzungu ntaribi. Nese urabarizwa umwana wanjye. Cha ubu rero. Allo? Ndakumva. Ewa ngo ndirwota amasimbi narambutse wangu ndabarizwa ku cyangwa ikitari salamu. Ye baba we. Iyo yose wagezeyo utemwa komera ukuvanga hari gahunda tufitanye ibyo bintu wamoze nibiki urumva naragiye ngiye kureba yakorera kugira ngo namani uko twatusanyira gahunda sanga bwira yirwa yishaho hose bandangira hoteli aho ngaho macumbitse mu yegeranye n'ahantu yagiye kwihisha mu nyuma rero n'ubundi mbona ngiye kuzamara iminsi kandi ari umuntu w'umushuti wanjye wabazanye imodoka y'igitondo bambwira ko hari imodoka zigura abiri ndatekereza rero ndabona ko agatanga ko n'ubundi buri mutima tukimushakisha uwasimba bakizanira imodoka reka nta mpamvu kugira ngo abantu babona hadutse tumaze kubona amafaranga nacyo baragenda ry'ivumbi iwabo ushaka kumbwira ko ubu ngubu tuvugana iyo modoka ari wayibonye yewe ngiye kubona imodoka y'igitonore karaba amafaranga abiri aho se imodoka ziragura gute koko amafaranga ziragura gute ntabwo iyo modoka ngiye kumanukana ntabwo igiye kunageza miliyoni 8 kandi izo miliyoni ni ukuvuga ngo byibuze aho ngaho yarimo muri miliyoni nka 25-30 amafaranga abiri amasimbi none ndapfuye none ni ibikira yakaba amafaranga twatumaze dukora narakusanyije ndabona kanigurira akamodoka nta mpamvu yo kujya mu rugendo n'amahura y'ivumbi afite amafaranga kuko
none se wanuza we ko twabaherekera turi inshuti tusangira ubusa tugira dute none twaba twarakize twarabonye amafaranga uramfasha iki kugira ngo nanjye mbone iyanjye ngo ukuvuga ngo nk'ubu nyiri hano biroroshye pe ni ukuvuga ngo deja n'umuhungu mujye kuyingurisha afite ebyiri ubona ko zimuguriraho zombi ni ugutangabanyiriza hari ubwo aho ngaho kohereza amafaranga ntibyoroshye hari ikigoranye kirimo ni ukuvuga ngo wowe udakira ikintu ugiye gukora wowe ko ushaka kose kubyinjiza umyohereza amafaranga ariko none aha ngaha kubera yuko already ngaho mutegerereje ku buryo umuntu yaramanutse wenda azamaramo iminsi nk'ibiri itatu ku mupaka kugira ngo ubone uko yinjiza ariko ubwo mwumva ngo nko mu minsi nk'itanu n'abasesekaye kabisa ndabyumva gukora kandi amafaranga wohereje ubu none tuvuga umva rero kugurira kuko ndebye z'imvandimwe urimo kuntindira wowe gusa hari akantu narimo nkora hano kutya ku mashini ariko reka mfunge hanyuma mitenza nyakoherereze witinda rwose ntabwo bitinda ntabwo biri butindeho ariko ijambo wayumvishe ohereza miliyoni 8 se ndakohereza n'andi arengaho ugura n'agacupa ndabizi ubwo ufite n'icyaha miliyoni 8 wenda wenda agacupa ndakubwira ngo nukugera aho ngaho mu by'ukuri mbese we yanyoherereze urayigura ngene bazamuza amafoto yayo yego wazura yirinde kugira ngo utajya mbona amakamyo nta kibazo rwose noneho iminsi 3-4 umunsi wa gatanu weza guhamagara ukubwira nti ngwino usange ku mupaka ufashe kugira ngo baze kuzinjiza umva gahunda niyo ngiyo ukagafaranga kwinjiza kuzagitangira ku ruhande nta kibazo nta kibazo rwose bari mu bihumbi 800 500 600 numva ibyo bintu byoroshye wa wowe yanyohereza utuvugana nanjye ngo ndi nyomagaza zaho reka nzi yewe data we ngiye gukira ntago nari nabakuraho ijisho ndabakurikirana cyane bimeze bite rero afande bari abagabo ni abatekamutwe ni nabo bishe uriya mugabo ngo ni Patrick ni nabo baturongeje uriya muryango wo kwa mani afande kiriya cyo ngo ni Bertrand kiriya cyo ni Bertrand ni nacyo gikuru ahubwo nudatabara mva igihugu kirajya hasi Yesa fandi Kalisa tegura imodoka ari n'abasore bawe none ahangaha yesa sawa mva mutegura yesa Ariye Muraho neza nta kibazo
Ako se, uretse kwatugera ngo tujye neza. Yamanza. Cyase se umwana. Ambika abashinze amapingu. Wewe. Bambika amapingu. Ariko safari. Mwambeshe inshuro nyinshi ariko isanda bifatiye. Ndabonye. Tabari kuko kutugane neza. Kutugane mu mahoro ariko. Se mwatu babare. Ikiremwa muntu reka mu cyubahiro. Ariye. Umuryango wanyu nubwo twabanye nabi. Ariko nanone aka kanya umuryango wo kwa Fisto na Bertrand uri kuguhiga bukware. Hawo no kugira vuba vuba utaragera no mu rugo kwanza. Hita ukomereza aho ugenda ujya irugeyo aho umuryango wanyu wimukiye. Uko babimenye kuri aha ngaha aka kanya ntago wahamara n'iminota 2 batarakwica. Ariko yariyete hari gasaza kawe kaba irugeyo bari kugahigisha urindi abantu baturutse hano ngo bajye kukica kugeza ubwo umuryango wanyu wese uzimye nawe bakujyaniyemo. Ubwo kuri bubigenze simbizi ngenda kuburiye inshuti yanjye ibyo nkoze mbikoze nk'ubuvandimwe, ibindi byo ntibindeba. Nuko kwimanura urakoze cyane ahubwo kandi niyo kwamenya ko nakabaye. Abaturage muri hano mwiriwe. Bashimiye yuko mubasha kwicungira umutekano w'abaturage. Ibyo ni sawa pe. Ndabishimiye, ndanabashimye. Hari mukwiye kwikomera amashyi. Aba bagabo mureba aha ngaha nibo bagambaniye umuryango wa Mani. Barangije bagambanira Patrick ariko nibo bagize uruhare rwo kuba bamwicisha. Ikintu rero mbanje kubizeza, inzego z'umutekano zirahari, nta kintu kizongera gukorwa cyo guhungabanya umutekano. Nkuko twahoze tuganira, uzabona umuryango wo kwa Mani azabibamenyeshe ko abo bagabo twabafashe. Murakoze. Meze neza. Imana ishimwe ndakubona. Ubu abantu bigahinga baje kukwica nawe urahunga ubundi shuri kuva nenje kura none dore turanahuye uri kujya. Ngiye kugurika ariko yo gukora n'ikindi ikizami ibizamini bireke Imana ni gutiza ubuzima zabo bikora pe. Mbaye tugende hunga baza kukwisha nanjye batansize. Bikorera ko ngiye gukora ikizami. Ibizami wabo bikora kandi urumva. Nibanyicira mu kizami ndeka ngiye gukora ikizami. Cyo va tugende ubuse nibakwica nibwo uzagikora. Banyicire mu kizami. Ubundi sabo bantu ni bande wasanga ari no kugutera ubwoba gusa. Bagutera ubwoba se bagutera ubwoba ikinanga ko kigize kandi gava tugende. Ndekura. Akubwo wacishijwe hano tukagenda kuko ibyo bintu uri kwigira ni ibiki ko yigize inyanda bizi. Nibyo ikizamini ndagitsinze. Ariko se ko mfite amakuru yuko babicanye banegeye mu rugo. Ubwo ko bonda bacikira. Ariko ngiye kwitinza mpaka nimugoroba. Buriya ntago bandusha ubwenge.
ariko ay'ubusa ibi bintu ngiye kubikemura, sinakemuye bike.